hari imbaraga ikora ibikomeye, imbaraga ituruka ku mwami Yesu uhereye kera. Amateka avuga iby'iyo mbaraga itangaje, niyo mbaraga iswe ijambo ry'Imana. Muri iyo byose niho byaremewe, ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, aho itari nta na kimwe cyaremwe. Tureba Adamu akimara gucumura, Imana yamwambitse uruhu rw'intama, ikimenyetso cy'uko Yesu umwana w'intama yiteguye kumena amaraso yakiza umuntu. Iyi mbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Iyo mbaraga yifuzwa ibihe byose, abo turakwifuza bikomeye. Iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mu cyiza nta byiringiro. Abisiraheli bava mu Egiputa, iyo mbaraga yagendanye nabo, ica inzira mu nyanja barambuka, ingabo z'umwanzi zirarimbuka. bageze mu butayu bashonje cyane, iyo mbaraga imanura ibyo kurya, no mu rutare hava amazi aratemba, iyo nzara n'inyota biba bishize. Tuvuze gukomera kw'iyo mbaraga, ntitwagusoza ndetse bwakwira bugacya. Mucyo reka tuvuge kimwe gihebuje ibindi, n'agakiza kaboneka kubw'iyo mbaraga. Umusaraba iyo mbaraga yaratsinze, impori z'urupfu izimena umutwe. Emera wakira ko gakiza mwene data, nta kiguzi bisaba n'umutima wawe gusa. Imbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Iyo mbaraga yifuzwa ibihe byose, abo turakwifuza bikomeye. Iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mu cyiza nta byiringiro. Imbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Iyo mbaraga yifuzwa ibihe byose, abo turakwifuza bikomeye. Iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mu cyiza nta byiringiro. Hari umunsi Uwiteka utegerejwe uri hafi, niwo munsi uzahishura byose byahishwe. Imirimo yawe nanjye uko yagenze muri iyi si, ari myiza ari mibi, izashyirwa ahagaragara.
ukomeye n'umunsi w'imibabaro kuri bose bazasangwa maze kwakira agakiza kandi uzaba umunsi w'ibyishimo bitavugwa kuri bose bazasangwa bemeye Yesu umukiza hazahamagarwa izina rya buri wese kugira ngo avuge imirimo ye yose uzasubiza iki cyangwa se nzasubiza iki imbere ya rwa rukiko rukomeye Uwiteka Imana ari we mucamanza uzasubiza iki uzasubiza iki ibigitinze bene data ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe wisuzume ugifite umwanya ejo hazaza nabwo harahawe ngwino ntibigitinze bene data ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nabwo harahawe ngwino igihe gito kugira ngo twisuzume uwo munsi nugera usange twariteguye umukiza n'amanuka tuzamwakira twishimye kaze neza mukiza utuzaniye agakiza imisozi n'inyanja byose bizahunga imbere y'icyubahiro gikomeye uzahagarara cyangwa se uzahunga abazasangwa biteguye kumwakira abanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazasimbuka nanjye nzaguruka ibigitinze bene data ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nabwo harahawe ngwino ntibigitinze bene data ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nabwo harahawe ngwino hazahamagarwa izina rya buri wese kugira ngo avuge imirimo ye yose uzasubiza iki cyangwa se nzasubiza iki imbere ya rwa rukiko rukomeye Uwiteka Imana ari we mucamanza uzasubiza iki uzasubiza iki imisozi n'inyanja byose bizahunga imbere y'icyubahiro gikomeye uzahagarara cyangwa se uzahunga abazasangwa biteguye kumwakira abanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazasimbuka nanjye nzaguruka ibigitinze bene data ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nabwo harahawe ngwino ntibigitinze bene data ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza nabwo harahawe ngwino
musaraba wawe mwami, musaraba w'igitangaza, musaraba w'ubugome, musaraba w'imibabaro. Iyo nibutse agahinda ko wagiriye i Karuvari, ubabazwa kugira ngo jyewe nkunde mbabarirwe, bituma nibaza ni mwami niki cyatumye unkunda bigezaho. Jyewe wari ukwiriye gupfa, urabambwa ndabamburwa, bityo nkagira agahinda kavanze n'ibyishimo byinshi. Iyo utaza ngo udukize twari gupfa buheriheri. Igitambo cyawe Yesu, Yesu mwiza, Yesu amaraso yawe mwami wanjye nzajya nshimira. neza wangiriye, nivuge bose bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Igitambo cyawe Yesu mwiza, Yesu amaraso yawe mwami wanjye nzajya nshimira. neza wangiriye, bose bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Ayo maraso wavuye niyakiza ibyaha by'abisi, inkoni n'ikamba ry'amahwa, ibyo byose byari ku bwanjye. Umanitswe hagati y'ibisambo ushinyagurirwa, bati wigize umukiza, ngaho ikiza udukize natwe. Ariko mwami nifuza ko wama guca bugufi nkawa wundi wasabye yizeye ati mwami uzanyibuke nugera iwawe. Numanuka ku bicu nanjye mwami nzagaragare, ndi kumwe n'abatsinzi y'isi mbi, dushima turirimba kunesha. Igitambo cyawe Yesu mwiza, Yesu amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. neza wangiriye, bose bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Igitambo cyawe Yesu mwiza, Yesu amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. neza wangiriye, bose bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Ndabizi n'igihe gito ukaza nk'umwami w'abami, uca imanza z'abatuye isi, buri umwe n'uko imirimo ye yagenze. Bazinginga imisozi ngo ibahishe ntibizashoboka, mu bikombe mu bibaya bahunga amaso y'ububanzi. Ndagusabye ni mwami wanjye bacisha kuza kwakira ndatinya, nibyo nsabiye n'aba bose abafite ishyaka ryo gushaka Imana. Ntituzaruhira ubusa, oya ntibikabeho, nubwo umwanzi atwibasiye, mu mbaraga zawe tuzanesha. Igitambo cyawe Yesu mwiza, Yesu wanjye amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. neza wangiriye, bose bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Igitambo cyawe Yesu mwiza, Yesu wanjye amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. neza wangiriye, bose bamenye iyo nkuru nziza yuko
twakijijwe igitambo cyawe Yesu mwiza Yesu amaraso yawe mwami wanjye nzajya nshimira jewe bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Hapo zamani Bwana Yesu alikuja duniani akaishi kama mtu, kutuonyesha ile njia maridadi ya uzima wa milele. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Kwa mafundisho yake Bwana Yesu alituonya kuwa waaminifu na kufuata mfano wake mwema, tuweze kushinda mateso. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Sikieni sauti yake leo, anaita kila akubalie. Yeye ni njia pamoja na ukweli ya uzima wa milele. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni. Atakufikisha mbinguni.
atakufikisha mbinguni, atakufikisha mbinguni, atakufikisha mbinguni. Ndabivuga ongera nkabisubiramo, ngaca mu gitondo nkavuga ibyo, ku manywa na nimugoroba na nijoro, ibyo mvuga nibyo ndirimba, ndetse umutima wanjye udahwema kuzirikana no gushimira umwami wanjye kubw'ineza ye angirira. Ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye? Nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza ngirira. Nzaririmba indirimbo z'amashimwe zo ku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye. Nashimwe, nashimwe. Mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye? Nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza ngirira. Nzaririmba indirimbo z'amashimwe zo ku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye. Nashimwe, nashimwe. Andokora imitego y'umwanzi ahora antega, anyigira urupfu buri munsi. Erega niwe umbeshejeho, sinavuga uko nandi ndakandamira. Uwo mwami mufiteho ubuhamya bukomeye, reka njye mbivuga mbisubiramo kuko bikomeye pe. Ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye? Nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza ngirira. Nzaririmba indirimbo z'amashimwe zo ku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye. Nashimwe, nashimwe. Sinzareka kuvuga iyo neza imbeshejeho, imagukanguka mu gitondo ikanyongerera kubaho. Iyo neza y'Uwiteka nayinganya iki? Umutima wanjye wuzuye amashimwe menshi, reka nongere mvuge nti Uwiteka akwiye amashimwe. Ese mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye? Nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza ngirira. Nzaririmba indirimbo z'amashimwe zo ku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye. Nashimwe, nashimwe. Mvuga iki kindi bagenzi uretse gushimira umwami wanjye? Nta kindi kiruta kuzamura amashimwe ku Uwiteka kubw'ineza ngirira. Nzaririmba indirimbo z'amashimwe zo ku mutima wanjye imbere y'umwami wanjye. Nashimwe, nashimwe. Oya, oya ye Maria, Maria we.
kumwacha Maria, wewe ni aibu tupu. Wajua kabisa maisha yako ulivyojinajisi. Sasa nashangaa ulivyowaza na kupata ujasiri kufika mahali hapa, hata kumsogelea Mesia mtakatifu. Aha, Maria, haufai kabisa. Ayo niyo magambo Maria yabwiwe wa munsi yaririye ku birenge bya Yesu. Mu by'ukuri ayo magambo yaramutoretse, ariko ntiyamuca intege, kuko muri we yarafite ishimwe ryinshi pe. Kubw'ibyo Mesiya yaraherutse kumukorera. Ubwo rubanda bamuzanaga imbere ya Mesiya batuyuyu, tumufashe mbiri acumura kandi igicumuro cye, igicumuro cye gihanisha urwo gupfa. Ngaho Mesiya nategeke tumutera amabuye, ariko bisoza Mesiya yanditse ngo Maria ntagapfe, Maria nabeho. Imbere mu mutima we Maria ati icyababwira aho Mesiya yankuye, ineza yangiriye yamenaguye umutima. Nicyo gituma njimereye mfite agacupa k'amavuta ngo nkamenagurire imbere ye, maze mukarabye ibirenge n'ayo mavuta. Mutima wanjye mushime Yesu arakiza. Maria hakukatishwa tamaa na chochote, maana alijua nini alichotendewa. Alipo yatafakari yale mapepo 7 yalivyo mtesa kila siku miaka ile yote, akajiuliza moyoni, isingekuwa huyu Yesu aliyemhurumia, angekuwa wapi? Nafsi yake Maria ikajawa shukrani na sifa kwake Yesu aliyemkomboa. Ndani moyoni Maria akasema, laiti wangelijua alikonitoa Mesia, wema alonitendea ni wa kushangaza sana. Ndiyo maana najapa ishara ya chupa la mafuta, ili nilivunje kwa kunyenyekea mbele zake, kisha nioshe miguu yake kwa ya mafuta. Moyo wangu msifu Yesu yumponya. Imbere mu mutima we Maria ati icyababwira aho Mesiya yankuye, ineza yangiriye yamenaguye umutima. Nicyo gituma njimereye mfite agacupa k'amavuta ngo nkamenagurire imbere ye, maze mukarabye ibirenge n'ayo mavuta. Mutima wanjye mushime Yesu arakiza. umutsima n'isosi biryoha bisangiye. uri mu mutsima ukarenzaho isosi, yego sibyozi? Nese wamwe isosi gusa koko? Ubu si warya umutsima gusa, ahubwo uryoha bisangiwe. Rero tumaze kunywa isosi, reka turye n'umutsima, yego sibyozi? Uretse ko isosi uyu munsi yabaye nyinshi kandi karyoha cyane, sibyozi? Ariko murege turume no ku mutsima, yego dutamire no ku mutsima, twumva ukuntu Yesu agira neza, sibyozi? Umutsima wo birasaba kubanza guhekenya, sibyozi? Gukanja naho isosi urohereza, sibyo? Reka rero turye no ku mutsima. Tugiye kwiga n'ijambo rivuga ngo inzara idasanzwe. Inzara imeze ite? Inzara idasanzwe. Hano mu gihugu cy'u Rwanda duheruka inzara hashize igihe kinini cyane. Mu myaka igera muri 81 habaye inzara ikaze. Iyo nzara
yateye mu gihugu cyose ngo hasagutse perefegitire imwe gusa. Perefegitire imwe gusa niyo itaratema iyo nzara yitwaga Cyangugu, buno ni Rusizi. Iyo nzara rero ngo ye yatewe nuko imyaka yarwaye, maze inzara iratera. Iyi nzara yari imwe ariko yitwa amazina atandukanye. Bamwe bayise Rudakangwa imishanano, abandi bayise Rumanura imbaba, sibyo? Abandi bayise Rujukundi, abandi bayise Gahoro. Iyo yari inzara buri bose bayitaga bitewe naho batuye. Yego, hari utundi tuyara twagiye tubaho. Hari iyo bise Gipesi, hari iyo bise Warwaye ryari, hari iyo bise Hagarari gushime, niyo tuvuyemo. Nibyo, Hagarari gushime. Ni inzara yabayeho hano mu gihugu. Icyo gihe baryaga, icyo gihe cya Ruzagayura, ngo nibwo barimisha inyanja bakarya n'inguri. Abasaza bafite iyo myaka 80 barayizi. Bibiliya rero ivuga iki ku nzara? Tugiye gusoma Bibiliya igitabo cya 2 cy'Abami, turasoma duhereye ku murongo wa 24. Reka tubanze dusenge ubwo tugiye kwinjira muri Bibiliya. Urakoze Data wera udukunda uri mu ijuru ryera, tugushimiye amahirwe yaduhaye uyu munsi, tukaba tumaze kumva indirimbo nyinshi za korali nziza. Tugushimiye ko tugiye kwiga n'ijambo ryawe, tugiye kwiga inzara idasanzwe. Utumara iyo nzara mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 6 uhereye ku murongo wa 24. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze, nuko barazamuka, nuko bagota Samariya. Maze Samariya hatera inzara, kandi yari inzara mbi cyane. Nuko hasigaye bigera ubwo igihanga cy'indogobe kiguze ibice by'ifeza 80, n'agace igice cya 4 cy'agakondwe k'amahurunguru y'inuma kigura ibice by'ifeza 5. Mbese inzara irikaze. Nukuvuga ngo iyi ndogobe igihanga cyayo cyaguraga ibice by'ifeza 80, harya indogobe iri mu nyamaswa zizira, iri mu zitazira. Yari inyamaswa izira, ariko umuntu igihanga bakakigura ibice by'ifeza 80. Maze agakondwe gice kimwe cya 4 cy'agatasi, na agatasi kikagura ibice by'ifeza 5. Yari inzara. Abagabo barwaniraga igihanga cy'indogobe, abagore nabo bakaje kuzana mu dupaniye amahurunguru y'inuma. Yari inzara ikaze. Maze hasigaye ngo igihe umwami yanyuraga hejuru y'inkike, nuko hasigaye umugore aramutakambira umwami w'Abisirayeli, aravuga ati ndegera mwami nyagasani. Umwami aramubwira ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa se ndabikura ku rwengero? Aramubaza ati ubaye ute? Uyu mugore avuga ati umva mwami nyagasani, mfite ikibazo kandi gikomeye. Uyu mugore mugenzi wanje ejo twarasezeranye, ambwira ko nzana umwana wanje w'umuhungu tukamurya, ko uyu munsi turaryuwe, none we yamuhishe. Wanje twaramuriye, none we yamuhishe. Yari inzara ikaze. Yari inzara ikaze. Muzakomeza gusoma icyo gitekerezo nkigarukirije aho ngaho. Ariko iyi yari inzara. Aho baguraga amahurunguru y'inuma, ntabwo ari ubunyobwa, ntabwo ari amashaza. Muri Mose igice cya 8 uhereye ku murongo wa 11, turi kwiga inzara imeze ite? Inzara idasanzwe. Hari kuvuga ngo dore iminsi izaza, ni Uwiteka avuga, nzateza inzara mu gihugu. Ntabwo azaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa yo gushaka amazi yo kunywa, ahubwo izaba ari yo gushaka amagambo y'ubugingo Imana yabwo icubahiro. Ngo kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe baja ku yindi, bazava ikasikazi baje iburengerazuba bashaka ijambo ry'Imana baribone, bate kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazicwa n'iyi nzara, bari gupfa. Yego, bari gupfa. Kambabwira umuntu ushonje arya ibyo abonye, anywa ibyo abonye, yambara uko abonye. Yego, abantu bari kurya ibyo babonye.
ntabwo tubereyeho kurya, turya ngo kugira ngo tubeho. Yego, umuntu ufite inzara ararobanuriza. Bibiliya avuga ngo hazakandagira mu buki, ariko indi shonje n'ikirura kirayiryohera. Abantu barashonje. Twabagabo tujya twambara ipataro kandi tugashiramo n'umukandara. Yego, impamvu ni iyihe? Nukugira ngo nusonza wimure, haba hariho n'intoboro. Iyo wimuye kabiri bibaga biri gusha. Yego, ariko abagabo benshi n'abasore ubonaga ipataro ziri kugwa. Kubera iki? Barashonje. Nubona ipataro iri kugwa. Mu minsi yashize nakoraga umurimo wo kwambika abantu, nahura ambara iyo pataro itagwa, udakoza abagabo isoni, ariko yabaga shonje. Yego, yego, umuntu ushonje yambara uko abonye. Abamama n'abakobwa kambabwire, kuriya kwambara nabi ni ukubera inzara. Yego, nibyo. Ntabwo umumama kambabwire bije vuba kubera abantu bashonje. Ntabwo ibere ry'umumama rikwiye kubonwa n'umuntu wari we wese. Sibyozi, naravuze ngo ibisiga byarihanye. Kera ibisiga twajaga hara mu Ruhengeri, wagura ikidufu wakigura igisiga kikamanuka pa kikaba cyagishamuje. None kambabwire, igisiga kizatandukanya ibere n'irindazi. Umunsi cyarifashe kigira ngo nirindazi, muzamenye ko nabivuze. Nta bere rikwiye kugaragara uko ribonye. Nukubera iki? Nujura wonigaragaye ujura avuga uti ni inzara, arashonje. Nibyo, ibibero by'umumama, ibibero by'umukobwa bikwiye kugaragara suko bibonetse. Ariko kubera ko afite inzara nuko byabaye. Nubibona uzavuga uti urashonje. Yego, arashonje. Nuko rwose uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazicwa n'iyi nzara, bari gupfa. Ariko Yesu nawe yarashonje. Yari hano ku isi muri Matayo igice cya 4, igice cya 3 yari amaze kubatizwa, maze igice cya 4 umurongo wa mbere, Yesu amaze kubatizwa ajanwa n'umwuka mu butayu. Ntabwo ari umwuka wamugerageje, ahubwo yajanwe n'umwuka mu butayu ageragezwa na shitani. Yego, nuko byagenze. Maze amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Nuko umwanzi aramwegera, aramubwira ngo nibura umwana w'Imana, ngaho hinduye amabuye mu mitsima urye. Maze Yesu aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'iki? N'amagambo yose y'Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro. Inzara idasanzwe ni inzara y'iby'umwuka. Ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa. Abantu benshi bari gutungwa, bari guhindura amabuye mu mitsima. Shitani aje abihindura bikaba imitsima, ariko mu kandi kanya bikaba iki? Bibaye amabuye. Umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa cy'Imana. Turasoreza ku gitekerezo. Ni isomo riboneka muri Yohana igice cya 6. Yesu yagaburiye abantu 5,000. Abagore n'abana ntibari barimo, kuko kera ntibabarwaga. Hano nari navuze ngo hari 5,000, ariko abazi kureba bambwiye ngo birarenga. Nibyo? Birarenga? Nari nabariye kuri 5, ariko kadufate ko birenga, ariko nje kambare 5. Nukuvuga ngo ibyo 5 bari abagabo gusa. Nukuvuga ngo ukubye iteraniro Yesu yararimo ryari rikubye 3 ngiri. Yego, maze hasigaye umuntu witwa Filipo ngo abwira Yesu atariko wahasezera abantu bagataha. Yesu aravuga ati kubera iki? Baje gushaka ibyo kurya. Yesu aravuga ati mwabagaburira. Andereya barahagobotse abwira Yesu ufite umva rero, nubwo waba ufite idenariyo 200, ntabwo aba bantu wabahaza. Noneho Yesu ngo yabwiye Filipo ngo ari kumugerageza kuko yarazi icyarakora. Andereya aravuga ati rero hano hari umuhungu ufite imikati 5 y'ingano. Bongeye ngo y'ingano, imbada. Hari imbada 5 n'amafi 2. None biragenda bite? Ibi bintu byabakwiriye. Yesu ati mumubwira ze hano. Nuko Yesu arabitubura, maze bararya baranezerwa, Imana ihabwa icyubahiro. Barahaze, Yesu yarabiceje arabasabira, bararya barahaga, maze asigaye ati nimujye mugira ibyo mupfusha ubuze. Kambabwire, batoraguye intonga 12, maze asigaye intonga
ntimumbaza basomye muje murasoma cyane mudufashe natwe dufashanye izi ntonga zagiye bamwe baje bavuga ngo buri ntumwa yajanye igitonga abandi bakavuga ngo wa mwana witanze ifi 2 n'imigati 5 niwe ngo wahawe izi ntonga ngo maze ahinduka umuntu ukomeye. Ntaho nabisomye namwe muje murasoma. Maze hasigaye bamaze gutaha bageze mu rugo nuko asengo babwira abagore n'abana bataje mu iterene ukuntu byagenze. Maze asengo bongeye kugaruka bakubye 3. Nukuvuga ngo wari wasize umuntu mu rugo n'uwari wasize umuturanyi bose barabazanye. Sika mbabazi wababwira ngo abarimwe mu bagaburira aba bantu batunaniye kubagaburira. Yego hari abashitsi babiri nararitse hano uwitwa Kiza n'uwitwa Damascene baje. Kiza na Damascene tugiye kubagaburira. Tugiye kugaburira abashitsi bacu. Baje abashitsi. Kiza arihe? Kiza yaje aturutse mu Kiri. Kiza nguri yarimo. Mani guhumugisha. Damascene arimo. Ari kure Kiza nge nibona raritse namwe abo mwararitse murabagaburira sibyozi. Namugeneye impano y'igitabo cyitwa inama ikomeye y'Imana. Umuyobozi yihuta kimugezeho. Kandi undi nawe nararitse umuyobozi nawe aramuzi. Damascene arimo? Se mwatambuka mukazi murazi imbere muze mufata ibi bitabo. Murazi imbere ndasoza muri gufata bino bitabo. Yesu ati abarimwe mu bagaburira. Maze hasigaye maze ngo bagarutse mu iterero baza ari benshi. Maze baje ari benshi nuko ngo barazenguruka kuko Yesu yarikiye mu bwato bamwe baragota banyura hirya nuko baramusanga bati mwigisha ko twagushatse tukakubura. Yesu ati si mwari muri kunshakira iki? Bati ntabwo ari ijambo ry'Imana muri gushaka ni imitsima muri gushaka. Yego babagabo bati uje uduha iyo mitsima twirira iteka. Nuko Yesu arabwira ati rero ninje mutsima w'ubugingo. Ku murongo wa 48 haravuga ngo ninje mutsima w'ubugingo. Ndetse isomo dusorejeho ryo turi buri some ku murongo wa 51 igice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Abo bashitsi baje Imana bahumugisha rwose murakoze uwitwa Kiza nawe yaje nguwo. Abana inshuti zanjye nabararitse ngeze aha ku mugoroba baranyumvira baraza. Rero ntekereza ko irivunani ryiza. Uyu ni Kiza, uwo ni Damascene rwose. Abarimwe mugenza mute mubagaburira. Yesu yaravuze ngo dore ndabikoze mundeba namwe mundebereho. Sibyozi umuntu wese umushitsi yazanye amugaburire. Yego noneho ushobora kumuha igitabo birashoboka. Shobora kukimusezeranira ukazakimuha. Umurongo wa 51 ari kuvuga ngo ninje mutsima. Reka mube mwicaye hafi abashitsi mube mubahaye umwanya hafi. Mukanya tugiye gusoza neza mubaha umwanya hafi. Korari ibiri gutegura igiye kundurira abashitsi indirimbo kandi tugiye gusoza neza. Turi gusoreza ku ngingo ivuga ngo ninje mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu narya uwo mutsima azaba hiteka ryose. Kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo n'umubiri wanje. Imana ihabwe icyubahiro. Ninje mutsima waturutse mu ijuru kandi umuntu ndyazabona iki? Azabona ubugingo. Yego uwo mutsima atanga Yesu ni umubiri we yarawutanze. Yaravuze ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirereza abantu bose. Yesu araguhamagara. Ni bangahe muri uyu mugoroba bavuga batumva rwose siyo mubwiriza wa mbere sinawo wa nyuma nibyo usomye twari tubizi. Yego iyo nzara nishaki zatwice n'ubundi twari twarapfuye kare. Ngaho abashaka gupfa bari he? Ntabo rwose. Imana ihabwe icyubahiro. Ni bangahe bavuga batumva rwose iyi nzara turayikira?
hari umugabo wagiye guhaha, nuko igihe yaragiye guhaha arashize umugore nta biryo afite, maze umugabo ageze iyo agiye guhaha asanga nta biryo biriyo, nuko agaruka ntacyo ahashe, asanga umugore yatetse. Uyu mugore ngo hari umuntu we wabishyuye amafaranga, nuko hasigaye umugabo aje atigiye kwisobanura, umugore ati wikwisobanura banza urye. Mugabo ati se ndye hari ibiryo? Ati banza urye. Yatetse ibiryo biryoshye mu gisorori yabikubise ku meza, nuko umugabo arabipfundura, umugabo arabireba aravuga ati wabiryo we, wari waranyihishe he? Wari waranyihishe wowe ugatamirwa we, nta kindi gihano ngiye kuguha, ngiye kukurya ndakwikuraho. Imana yavuga icyubahiro. Ni bangahe bavuga bati wabiryo wari warihishe he, none ibyumweru bibiri byose dutangiye kuvonyora? Ni bangahe bavuga ati tugiye kubirya tuzabyikureho? Bangahe? Ni ukuri Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. N'abashitsi bangahe bavuga batumva rwose twebwe ibyo ni ibyanyu, ibyo ni iby'abadive, twebwe nidushaka dupfe n'ubundi twe twarapfuye kare? Ni ikibazo cya mbere njambaza. Icya kabiri, n'abashitsi bangahe bavuga bati ibyo biryo natwe turashaka kubirya tubyikureho? Abashitsi ibiganza hejuru, ibiganza hejuru. Abashitsi ndi kubabona. Noneho bifatanije na bantu bagiye kubatizwa. Bantu bagiye kubatizwa dufite abamaze kwiyandikisha. Ni bangahe bavuga tumve ibi biryo turabiriye rwose, turumva bimeze neza, ndetse tugiye kubatizwa, tugiye mu mazi. Abantu bagiye kubatizwa uyu munsi ntusanzwe, ni bitangaza. Abantu bagiye kubatizwa, abantu bagiye kubatizwa, abashitsi n'abagiye kubatizwa bagiye kuzana imbere, kandi korari ifite indirimbo y'umwihariko ndayisabye, nyitura abo bashitsi maze n'abizera bavonyore kubera abashitsi. Yego, abashitsi bumva twabasabira, abashitsi bumva babatizwa, hari abizera dusanganwe babitegura bumva babatizwa. Uyu mwanya ni amahirwe uhawe, mutanga umwanya abantu batambuke bigira imbere. Abantu bashaka kubatizwa, abashitsi bashaka kuzana imbere kugira ngo tubasabire by'umwihariko, kandi korari ibature iyi ndirimbo yatoranije. Bari kuza, baje abarabatizwa, korari yaje, abarabatizwa nabo baze, n'abashitsi baze. Iyi ndirimbo turayibatuye. Abarabatizwa bo twavuganye ni baze hano imbere. Nabonye abantu bari banyuza ahabaza, ntabwo nzi aho bahereye. Murafungura hano abayobozi badufasha aha ngaha. Nabonye abantu baza. Yego, babuze inzira. Mafereda aho ari niyigire hano duhe n'amazina yabo hari tubavuge mu mazina. Babuze inzira ni bidasanzwe. Iyi ndirimbo korari yatoranije ni indirimbo idasanzwe. Abayobozi dufite, urabatizwa wa mbere yageze hano na korari n'abadasanzwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hagarara urebe iteraniro. Reba iteraniro, reba iteraniro. Abandi barihe? Nabonye abantu baturukaga aha, nabonye abandi baturukaga aha. Babashitsi banje Damascene na Cyiza, namwe mwigire hino. Harimo imigabane ibiri, harimo abo dusabira, harimo n'abari bubatizwe. Nta pfunwe biteye guhamya umwami Yesu. Damascene na Cyiza bigira imbere, turashaka kubasabira n'abashitsi by'umwihariko. Nuko rwose nabonye umubyeyi uzanye undi mubyeyi, hari urugendo rurerure, birumvikana mubaho umwanya baze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nta ngorane irimo guhamya umwami, nta ngorane irimo, nta n'ikibazo kirimo. Imana iguhe umugisha muvandimwe, Imana iguhe umugisha Cyiza. Ni ukuvuga ngo iri tsinda ririmo abantu b'uburyo bubiri. Harimo abarabatizwa, ariko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubatizwa. Hari abavuga ngo ntabwo twize, murakiga, tuzabigisha. Yego, tufite abarimu bazi kwigisha ku buryo tukwigisha ibintu ugahita ubifata, sibyo? N'ibibazo pastor abaza biba byoroshye ku buryo ushobora kubitsinda. Imana ihabwe icyubahiro. Mutambutse abantu baze. Reka igihe abantu bari kuza, korari idushireho ya ndirimbo, kuko turasoreza rimwe n'amasengesho. Reka dusabe korari
bacomeke. None hasigaye abashyitsi n'abitegura babe baza, ubundi Imana ikomeza kuduhana umugisha.